yemerwe uramutse neza hari proposal MC bakoresha inama iraba mugasomera imyanzuro mukazayibuzwa mu nama y'indi mu ndetse nazo zose mumaze gusomerwa mwamara kubisomerwa mukayisinya ejo bundi twakoresheje indi option iri option nayo ndayemera inama y'inteko rusange iraba ejo bundi ndi kwishyurwa mu nama y'inteko rusange yamara kuba mukinjira mugasinya kuri attendance mugakora inama mugasoza mwamara gukora inama bagaprojecta inama y'inteko rusange uko yagenze n'ibyemezo byayo mwarangiza ibyemezo mukaza gacyo mukagera gute mukabisinya inama sirangiye ntabwo badusomeye ibya barabidusomeye turanabyemera turanabyemera ibyo twahakanye yes twaradiskise dukomeza kujya mbanga kuko icyo ni ikibazo tuzanye niba tutemera iyi myanzuro yewe yes nakabarero wana nubwo ari n'ikibazo niba watabyemera kubera ko atabishaka niba mureke yigendere ndibaza ese ntabwo byashoboka yuko twakongera tukaba abantu bashobora kwicara tukajya dukora ibintu dushyize hamwe gushyira hamwe kuko perezida Sadate reka agiye nkubaza ikibazo kimwe uwatuzanira Sadate mu myaka 4 ishize twakumvikana ni ukubera ko hari intambwe wamaze gutera Tadei uyu munsi ubona ari kutugora ntabwo ari uko ibintu bitavuzwe byaravuzwe barabidusomera turabyemera ukuntu ahinduka ageze hanze je ntabwo ndamenya impamvu urumva icya kabiri Response umushinga we wabo yashoyemo amafaranga ngo arahomba nibyo nyine nshaka kukubwira nanjye nagaru wanjye urumva rero niba reka nkubwire Tadei niba ubona tugize komite turi abantu barenze 15 ugasanga rero iyo poza wenyine ntabwo bwinshi bw'abantu ari gukonya bwamugereza nshobora kuva muri Rayon Sport nkuko nayigiyemo nkasohokamo n'ikade ni ukuvuga ngo ubu ni wowe ufite ukuri ubu ni wowe ufite ukuri mu bantu bose twateranye ni wowe ufite ukuri reka mwere reka dufate ibintu tujyane muri Assemblée Générale kandi barayemeye barayisomye kugeza ku cya 9 turanashwana baragihindura icyo twatinzaho ni icya 9 kandi cyarahindutse non c'est pas ça c'est reka mbabwire ibintu bibiri muri abantu bakuru chance nose we nturi muri Assemblée Générale barayihinduye koko Sadate we ntabwo ari uhari twagera hano tugasubira mu byishimo no gufata ibyemezo twese none se reka mwana mwe oya ariko nuko mutateranaga ariko ntabwo abantu baterana nk'ubu turi kuvuga hano ngo tubyandike turangiza tubisomerwe niturangiza tuvuge ngo yego iki ntabwo ari cyo bakagikosora warangiza ukavuga ngo ntabwo ari byo ntabwo ari byo mureke twumve Bernard reka babwire nabo ni ukuri genda babaye kuko iyo urebye perezida Tadei habayeho amaraporo turapresenta ubwanyu mwisabira imbabazi Assemblée Générale kuri raporo yanyu ko itateguwe neza kubera ubunyamwuga buke bw'abakozi mufite ndabeshya abo bantu bose ari muri Assemblée ari Patrick arabivuze nawe barabivuze murangije muravuga ngo raporo ya audit turayemereje na kwisha
amakosa arimo tuzayakosora. Ubu mwanzuro reka ndangize ibyo mvuga kuko nanjye ibi bintu rwose ngiye kubivamo, singiye gusaza uku nguku nzajya mba umufana n'abandi, ariko dufashe umwanya dutegura ibyo dutegura byose, imyanzuro irandikwa, turabimira mu nama, tujya no muri handi twagiye kwiga tuvuga rumwe. Kuwa mbere imyanzuro yirikaho ahasohotse amaletire ejo n'ahavuye nk'uyu munsi. Perezida reka mbikubaze kuko dufite inshingano zo kubagira inama, nta kibazo. Niyo mpamvu nanjye yasabye umwana polemike nko muteje mu kanya bwo gukuraho abantu ku rubuga twahuriraho twese nk'amafanbase kandi ni mu butegetsi, sibyo? Ubwo mbivuze aha ngaha kubera ko harimo n'ibindi byose bituzana, ibivugiwe aha n'ibivugiwe ahandi biturutse kuri iyo myanzuro. Hari amarobingi ariho yamaze byo nko kuvuga ngo ntabwo byemewe, hari n'ibyabwiye abaperezida b'amafani club, kuko ukurikije induru zawe ziri ku rubuga rw'amafani club habayeho robingi yo kwanga imyanzuro y'inama, kandi ejo siko byari bimeze. Ejo uretse kanangiza reka ntangize ibyanjye, perezida wafashe umwanya uravuga ntabwo tugora iki tugiye hamwe n'ibyo siporo. Timura mu muryango wanjye timura rero, ariko ntabwo ndi buve muri ngewe, ntabwo mva muri ngewe. So rero sigara ko inama ko rigiye gukora Sadati rwose ntabwo ubona, dore ni Sadati namba 2 uzindutse mu gitondo, warahindutse wowe wamaze kubatizwa, warahindutse. Oya, uretse no kugira oya, reka nkubwire Sadati, mbere y'uko nza muri inama nasabye aba bavandimwe kabya inama dukora ibishoboka byose ibi bintu twicuruze tubimanure hasi. Dusada yuko bajya gukira ikibazo ikiri baragikanda, ntabwo dushobora kureza Marcelina aba bose bari mu mwanzuro wa gatatu uravuga ngo abanyamuryango bitabiriye inama bemeje raporo y'ubugenzuzi, maze basaba ko abahagarariye amakosa ko yakosorwa n'inzego bireba cyane ku makosa areba ku butegetsi. Ibi ngibi bisimo bwabuzwa bakabyemera. Patrick na Claude bategura ko iyi professional tusabye imbabazi, nawe ubwo yarabisabye. umuntu asabye imbabazi amaze gusaba imbabazi amakosa. Oya Dr. muri sore naba mukamera mugende musabe ariko kuko biravuga. Eba mugende mugurire iriya nuza please, mujye gusaba iriya video. reka mbabwire niyo raporo nuko ari ibintu abona kiciki kugira ngo tubashe kugira umwuka umwe kuri Sadati. Iya raporo y'igitsina bakoze hari yatugezeho kuwa kangahe, turi muri komite wa kane kuwa gatanu n'ijoro saa 11:00 aragize arashyira hariya yemba tukamenya ibi wanditse ufite kurekuza amabanki sitiye muri iyo dukoresha ufitiyemo banki zizana nazo nakora ariko Dr. Oya muretse arangize, ureka arangize. yazanye bije hariya ayiperezanta hariya iriya irimo miliyoni 400. oya tukongeraho ko twanayanze twavuze ngo nta muntu w'iperezanta birimo bije itarimo ituzuye. Ni ibintu bagenda bagatekereza bakoresheje umuhungu witwa Muhire. Ni ikibazo ko turi muri komite kuva kera twaraje muzanye financial report ya buri kwezi ntibishoboka. William tujya no kodika ubwo yari twigiriye yicaye na perezida ko atabishobora
ko ibijyanye na finance n'ibyo rwose nta kintu na kimwe azi kandi ntawe nzi ko si wo nubwo mu nshingano zabo ari mwita ariko na finance igomba kuba irimo kamena administration n'ibyo byose biri kumwe mureke tugaruke kuri muza nyine nagira ngo ntange rero ubwo kandi ngewe nuko yavuze ngo niwo gateganyo amakuru dufite na nyuma ni uko yamuhaye kontra y'imyaka ariko yenda yo ntabwo tuzi ntitwayibona muri komisiyo bashobora kuba bayizi ntayo tuzi none se twagira kwicara mu nama Perezida Sadat hari ubwo ugeze ugirana ikibazo n'abantu mwari uyoborana muri komite yawe iyo kontra n'isi none se nyine wowe wari amacumi aturuka hanze audite n'abagabo Jose arimo kuvuga na Prosper twarabonanye na umuntu tutasuye muri ibintu babishyikirize ribu nibyo guhendahenda twarabandikiye nka bodi hari lettre ya mbere twabaye natubwira ngo twe kubaha mu mazina ariko twari dusabye ko Liliane ahagarara director muri lettre twari twabandikiye no mu myanzuro y'indi twabahaye kubera iki twari twabonyemo incapacité totale sibyo kandi ifitemo ibintu biri reka mabure perezida yababaza umuntu ariba amafaranga agatwara akajya bitera oya cama ntabwo reka nkubwire findi utwo na sararoga oya abuda umva mbanze nkubwire tureke ibintu by'inuza findi utwo na sararoga dosiye muyishyikirize ribu urabyumva hanyuma uyu muntu nta kindi cyamudukiza uretse twari twamugiriye impuhwe miliyoni magana angahe umaze haciyemo 97 abatwara hari ayo yimuye ayohereza ku yindi konti oya ibi ngibi ni agasuzuguro nta Perezida Sadat ntabwo habaye bakuri muri finale ariko ntabwo uzi preliminaire uko byagenze namuvugishije ikintu nifuzaga rwose numvaga kiri bube baze y'inama nuko tubona ahantu twumvikanira abantu bakaza bakongera bagahindukira none se kuri aha ngaha uretse nongereho ibyavuze munyanagire hari n'icyo nongeyeho ntabwo bamaze kubisaba hasi gira akazi na kombo ndavuga ibyerekeranye no kubana kwa perezida haba n'ibintu rwose hanyuma akora akazi ka generali ushaka kumuraho ushaka kumuraho ubona ntabwo ugeze ubona tworoha icyaka na mu rwego rwo kugira ngo namwemere yuko biba ngombwa turasiba tuwazi ibi ariko dushyiraho sibo twafashe tukagiye kubizera ndashaka ko dusiba ibintu tukazakosora amakosa tugatangira kubizera rero mwumvise muvuye umva ko hari icyitso ariko wari ubaye icyitso ariko kuvuga ngo iyo uri mu muryango ukareba umuntu akagira icyo asana nawe kuri tebo yaza hano akaza akavuga ati yewe rwose nk'uko yabivuze ngo nama hariya ati hari wa fibrese ariko akemera ko tuza tukajya muri iyo sosiyete nshya tukazana siwo tukuba